kenshi ujya kuri sitasiyo ya esanse ukareba igiciro ugasanga cyahindutse, rimwe kikazamuka ubundi kikamanuka, ariko ntubaze impamvu ndetse ntubaze uwabishyizeho, ukishyura ugataha ubuzima bugakomeza. Ariko se wigeze wibaza ninde ugenzura ibyo biciro? Wigeze wibaza uti ninde uhitamo ko uyu munsi esanse igomba kuzamuka cyangwa ikagabanuka? Ariko kuri gutangaje nuko hari abantu bake cyane ku isi batazi ko ufite imodoka, batakubona kandi batanakuzi nawe ubwawe, ariko bashobora gutuma ubuzima bugukomerera mu ijoro rimwe. Iyo esanse izamutse ibiribwa birahenda, transport irahenda, ndetse n'ubucuruzi burahinduka. Ariko ikibazo gikomeye si uko izamuka. Ikibazo nyacyo ni iki: ninde ugenzura esanse ku isi? Ninde ushyiraho ibiciro byayo kandi kuki? Ariko mu by'ukuri nubwo benshi batabizi bayishyura buri munsi. Uyu munsi ntitugiye kureba amakuru asanzwe, tugiye kureba system itagaragara ariko igenzura isi. System igena ibiciro, igena ubukungu, ikagena n'ubuzima bw'abantu. Ariko mbere yo kumenya uyigenzura tugomba kubanza gusobanukirwa ikintu kimwe gikomeye: esanse si nk'amazi asanzwe, ahubwo ni imbaraga z'isi. Tekereza isi idafite esanse, nta modoka zagenda, nta ndege ziguruka, ndetse nta n'ibicuruzwa byagera aho bikenewe. Supermarket zaba zirimo ubusa, ibiciro by'ibiribwa byarushaho guhenda, muri make ubuzima bwaba buhagaze. Mu by'ukuri bisinkura ahubwo ni ukuri. Esanse niyo ituma ibiryo biva mu cyaro bikagera mu mijyi, imiti ikagerera ku barwayi ku gihe, igatuma kandi ubucuruzi bukomeza kujya mbere. Mu magambo make niyo ituma isi igenda. Mu by'ukuri tudaciye ku ruhande niyo ituma ubuzima bw'isi bukomeza. Guhagarika esanse bingana no guhagarika ubuzima bw'abatuye isi. Ni muri ubwo buryo rero ugenzura esanse abagenzura isi. Niyo mpamvu ibihugu bikomeye, amasosiyete akomeye n'abantu bafite imbaraga bose bahatanira kontrole ya energy, kandi ubwo nibo baba bari guhatanira esanse gusa, ahubwo baba bari guhatanira ubukungu, bagahatanira n'ubuyobozi bw'isi icyarimwe. Ariko ikibazo kiracyari cya kindi: ese ni bande bafite iyo kontrole? Ni bande bashobora kuvuga ngo uyu munsi ibiciro bizamuke kandi koko bikazamuka? Kugira ngo ubyumve neza rero ugomba kumenya ikintu kimwe: ntabwo ari umuntu umwe, ahubwo ni system igizwe n'ibice byinshi bikorera hamwe. Kandi iyo system ntigaragara ku maso, ariko igira ingaruka ku buzima bwawe bwa buri munsi. Mu by'ukuri ushaka kumenya uyobora umukino, ureba aho ibintu bitangirira. Kandi ku bijyanye na esanse byose bitangirira hasi mu butaka, aho hari umutungo abantu badashobora kuba batawufite: peteroli. None wakwibaza uti ese peteroli ibarizwa he? Mbese iri hose ku isi? Igisubizo ni oya. Hari ibice bike cyane by'isi bifite uyu mutungo ku rugero runini, kandi ibyo bice bifite imbaraga kurusha uko abantu babyumva. Mu bihugu byose by'isi hari bimwe bifite peteroli nyinshi cyane. Urugero rw'ibyo bihugu twavuga nka Saudi Arabia, Russia, United States ndetse n'ibindi bike. Ibi si ibihugu bisanzwe, ni ibihugu bishobora guhindura ibiciro bya esanse ku isi yose. Aya si amagambo, ahubwo ni ukuri kwa geopolitics. Reka tubisobanure neza. Ku isoko ryose muri rusange igiciro giterwa n'ibintu bibiri: ibyo abantu bakeneye ndetse n'ibihari. Ubundi ku isoko rusange ibyo abantu bakeneye nibyo biba bifite imbaraga, nibyo bigena igiciro. Ariko hano ho ibihari nibyo bifite imbaraga nyinshi. Iyo igihugu gifite peteroli nyinshi kivuze ngo turagabanya ibyo dutanga, isi yose ihita yumva ingaruka, ibiciro birazamuka. Ariko iyo kivuze ngo tugiye kongera production, ako kanya ibiciro biragabanuka. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko abafite peteroli bafite igice kinini cy'ubuyobozi bw'ibiciro. Ariko ibintu ntibirangiriraho, kuko hari ikintu gikomeye kurushaho. Itsinda ry'ibihugu bifite peteroli ryafashe icyemezo cyo kudakora buri gihugu kwacyo, ahubwo bakora nk'itsinda rimwe. Iryo tsinda ni OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC si organization isanzwe, ni itsinda rifata ibyemezo bishobora guhindura ubuzima bw'isi mu minsi mike. Baraterana bakaganira bagafata icyemezo kimwe, bakivuga bati tugabanye peteroli ku isoko. Mu kanya gato ibiciro ku isi yose birazamuka, nta masasu ndetse nta ntambara ibaye. Ariko muri ako kanya isi yose igahinduka. Iyo OPEC ifata icyemezo ntibareba igihugu kimwe, ahubwo bareba isi yose, ubukungu, demand n'ibibazo biriho. Ariko hari ikintu kimwe batajya bibagirwa: inyungu zabo nizo bashyira imbere, kuko ko ibiciro bizamuka niko amafaranga yabo yiyongera. Ariko nanone iyo bizamutse cyane ubukungu bw'isi burahungabana. Ni umukino woroheje mu magambo, ariko ukomeye cyane mu buzima nyabwo. Hari abantu batekereza ko ibiciro bya esanse biterwa n'amahirwe, ariko kuri nuko hari ibyemezo bifatirwa mu byumba bifunze, bigafatwa n'abantu bake cyane, bigahindura ubuzima bwa miliyari z'abantu. Ariko nubwo abafite peteroli bafite imbaraga zikomeye, ntibihagije ngo bagenzure byose, kuko hari abandi bantu batagira peteroli, batayicukura kandi batayikorera, ariko bafite imbaraga zitangaje kurushaho zo guhindura ibiciro, nubwo nta drop n'imwe ya peteroli bafite. Mu byo twabonye abafite peteroli, ndetse twabonye n'abashobora kugabanya cyangwa kongera ibyo batanga. Ariko ikibazo kiracyahari: kuki rimwe na rimwe ibiciro bizamuka nubwo nta kibazo cyabaye ku musaruro? Kuki hari igihe esanse izamuka nubwo peteroli ihari ku bwinshi? Aha niho twinjirira mu isi itagaragara, isi idafite amarangi ndetse n'igira imipaka, ariko ifite imbaraga kurusha uko abantu babyumva. Iyo si nta yindi ni isoko rya peteroli. Hari ahantu ku isi aho peteroli igurishwa, ariko ntuyibona, ntuyikoraho ndetse nta nubwo uyumva. Ni isoko rikora mu mibare, mu bitekerezo no mu byerekezo by'abantu bake cyane: traders, investors n'ibigo bikomeye by'imari.
Ikintu gitangaje ni iki, abantu benshi bagenzura ibiciro bya peteroli ntabwo bayifite nta nubwo bayicukura, ahubwo barayigura bakayigurisha bishingiye ku byo batekereza bizaba ejo. Tekereza umuntu uvuga uti ndashaka kugura peteroli y'ejo nubwo itaracukurwa, cyangwa ati ndashaka kuyigurisha uyu munsi nzi ko ejo izaba ihenze. Aha rero niho ibintu bihindukira, kuko ibiciro bitangira kugenwa n'ibitekerezo, si ibiboneka gusa. Hari ikintu kimwe gifite imbaraga kurusha ibindi byose muri iri soko: ubwoba. Iyo humvikanye inkuru y'intambara nubwo itaratangira, abantu batangira gutekereza bati ejo peteroli ishobora kubura. Mu kanya gato bose batangira kugura, ibiciro bikazamuka nubwo nta kibazo kiraba. Iyo hari tension mu bice by'isi bikomeye, abantu ntibategereza ko ikibazo kiba, ahubwo bagiteganya mbere, kandi ayo matinya yabo niyo azamura ibiciro. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko ibiciro bya esanse bitagenwa gusa n'ibiriho uyu munsi, bigenwa n'ibishobora kuba ejo. Ni mu isaha igitekerezo kimwe gishobora kuzamura ibiciro ku isi yose. Abantu bagenzurira isoko ntubabona kuri TV buri munsi, ntibavugwa cyane ariko bafite amafaranga menshi, bafite amakuru mbere y'abandi, kandi bafite ubushobozi bwo gufata risk. Iyo bafashe icyemezo kimwe isi yose irabyishyura. Uyu ni nk'umukino ukinirwa inyuma y'amarido, abantu bake cyane bagena icyerekezo abandi bose bagakurikira. Ariko nubwo iri soko rifite imbaraga, hari ikindi kintu kirenze byose: politike. Kuko iyo politike yinjiye mu mukino ntibiba bikiri ubucuruzi gusa, biba bibaye ubuyobozi bw'isi. Reka turebe uko intambara n'ibyemezo bya politike bishobora guhindura ibiciro bya esanse mu kanya gato. Twabonye abafite peteroli, twabonye n'isoko ritagaragara rigenzura ibiciro. Hari ikindi kintu kirenze ibyo byose: politike. Kuko mu isi y'uyu munsi peteroli si ubucuruzi gusa, ni imbaraga, ni ubuyobozi ndetse n'intwaro. Ibihugu bikomeye ntibiharanira gusa ubutaka, biharanira energy, kuko wagenzura energy abagenzura ubukungu bw'isi. Niyo mpamvu ahenshi ku isi ahari peteroli nyinshi haba hari tension, haba hari intambara no guhangana gukomeye. Ariko si peteroli gusa ubwayo ifite agaciro, ahubwo n'inzira inyuramo. Hari inzira nke cyane ku isi zinyuramo peteroli nyinshi cyane. Iyo zikoze neza ziragenda, ariko iyo zihungabanye isi yose ihita ihungabana. Reka turebe urugero rumwe rukomeye cyane: Strait of Hormuz. Iyi ni inzira nto cyane iri hagati y'inyanja, ariko ifite agaciro karenze uko umuntu yabitekereza. Hanyura 20% ya peteroli ikoreshwa ku isi yose. 20% ya peteroli y'isi yose inyura ahantu hamwe gusa. None tekereza kuri ibi: iyo nzira ihungabanye nubwo byaba ari iminsi mike gusa, isi yose ihita ihinduka. Ibiciro bya esanse birazamuka, amasoko agahungabana, n'ibihugu bigatangira kugira ubwoba. Niyo mpamvu aka gace gahora mu makimbirane n'ibihugu bikomeye nka Iran, Amerika na Israel. Bose bahora barebana nabi ku bw'iyi nzira, kuko uyigenzura abafite ijambo ku isi yose. Hari igihe amakuru asohoka avuga ko iyi nzira ishobora gufungwa, isi yose ihita igira ubwoba, abacuruzi bagatangira kugura cyane, ibiciro bigahita bizamuka ako kanya. N'aka kanya turi kubivuga, ibiciro byamaze kuzamuka ku rwego ruteye ubwoba ku isi yose. Ibi byose bitwereka ikintu kimwe gikomeye: ibiciro bya esanse ntibigenwa gusa n'isoko, bigenwa n'imbaraga z'isi, imbaraga za politike, imbaraga z'intambara n'imbaraga z'ubwoba. Hari abantu batekereza ko ibiciro bya esanse ari imibare gusa, ariko ukuri ni uko ari icyemezo cy'imbaraga, icyemezo cy'ubuyobozi bw'isi, kandi buri gihe hari uwunguka n'undi ukubitwa n'ingaruka zabyo. Umuturage wese ashobora kutamenya ko ibiciro bya esanse bishyirwaho, ariko ukuri ni uko azahora yishyura. Nanone ndagushimiye wowe twabonye muri kino kiganiro. Ngira ngo usabe nimba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.